Muraho neza ndabaramukije, Yesu nashimwe kandi Yesu nahimbazwe, mbahaye ikaze kuri Women in God Ministry ndetse no mu ijambo ry'Imana ry'uyu munsi, Imana ibahe umugisha. Ijambo ry'Imana ry'uyu munsi rero tugiye kurisanga mu Bami ba kabiri ibice 7, turasoma icyo gice cyose, nitumara kugisoma ubundi tubone gusenga. Rifite umutwe w'amagambo uvuga ngo Elisa ahanura yuko bagiye gukira. Elisa aravuga ati nimwumve ijambo ry'Uwiteka. Uwiteka avuze ngo ejo nk'iki gihe ku irembo ry'i Samariya indengo y'ifu y'ingezi izagura shekeli imwe, kandi indengo ebyiri za sayiri nazo zizagura shekeli imwe. Ariko umutware umwami yegamiraga asubiza uwo muntu w'Imana ati mbese naho Uwiteka yakingura amadirishya yo mu ijuru bene ibyo byabaho? Aramusubiza ati uzabirebesha amaso ariko ntuzabiryaho. Dusome ahakurikiyeho umurongo wa 3. Kandi ubwo hariho abagabo 4 b'ababembe bari ku irembo baravugana bati ikitwicaza aha kugeza aho tuzapfira ni iki? Ariko twavuga tuti twinjire mu murwa kandi inzara iwurimo twawugwamo, kandi nidukomeza kwicara hano gusa nabwo turapfa. Nuko noneho nimuze dukeze ingabo z'Abasiriya, nibadukiza tuzabaho, nibatwica hose ni ugupfa. Mu kabwibwi barahaguruka bajya mu rugerero rw'Abasiriya. Bageze aho urugerero rw'Abasiriya rutangirira basanga nta muntu rurimo, kuko Uwiteka yari yumvishije ingabo z'Abasiriya ikiriri cy'amagare n'icy'amafarashi n'icy'ingabo nyinshi, bituma bavuga bati yemwe umwami w'Abayisiraheli yaguriye abami b'Abaheti n'abami ba Egiputa ngo badutere. Baherako barahaguruka nimugoroba hari mu kabwibwi, bata amahema yabo n'amafarashi yabo n'indogobe zabo, uko urugerero rwakabaye barahaguruka ngo badashira. Umurongo wa 8. Nuko abo babembe bageze aho urugerero rutangirira binjira mu ihema rimwe, bararya baranywa, bakoramo ifeza n'izahabu n'imyambaro, baragenda barabihisha. Baragaruka binjira mu rindi hema bakoramo ibindi, baragenda barabihisha. Hanyuma baravugana bati ibyo tugira ibi si byiza, kuko uyu munsi ari umunsi w'inkuru nziza, tukicecekera. Niturinda ko bucya tuzagibwaho n'urubanza. Nuko nimuze tugende tubwire bo mu rugo rw'umwami. Nuko baragenda, bageze ku murwa bahamagara umurinzi w'irembo baramubwira bati twageze mu rugerero rw'Abasiriya, nuko dusanga nta muntu rurimo, ntawuhakomera keretse amafarashi n'indogobe biziritse, kandi amahema ari uko yakabaye. Maze uwo murinzi ahamagara abandi babibwira ab'ikambere ibwami. Nuko umwami yibambura muri iryo joro, abwira abagaragu be ati reka mbabwire inama Abasiriya batugiriye. Bamenye ko ari inzara itwishe, nicyo gitumye bava mu rugerero bakihisha mu gasozi, bibwiye bati nibasohoka mu murwa turabafata mpiri twinjire mu murwa. 13. Nuko umwe mu bagaragu be aramusubiza ati ndakwinginze reka njyane amafarashi 5 mu yasigaye mu murwa, mbega noneho ntarembye nk'Abayisiraheli bose bakiriho basigaye mu murwa barokotse muri abo bamaze gupfa, tuyohereze turebe. Nuko benda amagare 2 n'amafarashi, umwami arabohereza ngo bakurikire ingabo z'Abasiriya, ati nimugende murebe. Nuko barazikurikira, barinda bagera ku ruzi Yorodani, basanga inzira yose yuzuye imyambaro n'ibintu Abasiriya bagiye bateshwa n'ihubi. Intumwa ziragaruka zibibwira umwami. 16. Nuko abantu barasohoka banyaga ibyo mu rugerero rw'Abasiriya, bituma bagurisha indengo y'ifu y'ingezi shekeli 1, n'indengo 2 za sayiri zigurwa shekeli 1, nk'uko ijambo ry'Uwiteka ryavuze. 17. Maze umwami agira uwo mutware yegamiraga amushyira ku irembo ngo arinde ibyaho. Abantu bamwuriranira hejuru aho yari ahagaze ku irembo, arapfa nk'uko wa muntu w'Imana yavuze igihe umwami yazaga aho ari.
kuko uwo muntu w'Imana yari abwiye uwo muntu w'Imana yari abwiye uwo mwami ati ejo nk'iki gihe ku irembo ry'i Samariya indengo ebyiri za sayiri zizagura shekeli imwe n'indengo y'ifu y'ingezi izagurwa shekeli imwe. Uwo mutware agasubiza uwo muntu w'Imana ati mbese naho Uwiteka yakingura amadirishya yo mu ijuru bene ibyo byabaho? Nawe akavuga ati uzabirebesha amaso ariko ntuzabiryaho. Nuko bimusohoraho bityo kuko abantu bamwuriraniye hejuru aho yari ahagaze ku irembo agapfa. Amen. Bakunzi b'ijambo ry'Imana, ngiri ijambo ry'Imana Imana yashatse kuduha uyu munsi. Ni ijambo ririmo inkuru ndende iri mu Bami ba kabiri nk'uko nabibabwiye, ni ibice 7. Icyo gice ukagisoma duhereye ku murongo wa mbere dusoreza ku murongo wa 20. Iri jambo umwuka w'Imana cyangwa se iri jambo Imana yongeye kurimpa kugira ngo nongere gukomeza umuntu wese ufite ikintu yavuganye n'Imana. Niba hari ikintu Imana yakubwiye, Uwiteka ni Imana itabeshya, Imana izagisohoza. Nk'uko uyu mugaragu yumvishije umuntu w'Imana ahanurira umwami, amubwira uko bigiye kuzamera. Bari barishwe n'inzara, inzara yari imaze igihe kinini iri mu gihugu cyabo cya Isiraheli. Bituma uyu mugaragu ashidikanya, aravuga ati naho Uwiteka yafungura amadirishya y'ijuru, bene ibyo ngibyo uvuze ko ibiciro bizamunuka bikagera kuri urwo rwego ntibishoboka. Ariko umuntu w'Imana nyine amubwira amagambo atari meza kandi yaje kumusohoraho, azize yuko yabuze kwizera, akanga kwizera icyo Uwiteka yaravuganye nabo. Rero bakunze b'ijambo ry'Imana, wowe wavuganye n'Imana kabone naho waba uri guhura n'ibintu bikomeye bikwereka ko byacitse, bikweretse ko birangiye, ibyawe ko birangiye, Imana yacu ni Imana ifite imbaraga. Umwuka w'Imana arakubwira ngo humura, icyo Imana yakubwiye no kugikora izagikora. Ni Imana izura n'ibyapfuye bikongera bikabaho. Ntabwo rero ari Imana yananirwa ibigihumeka cyangwa se ntabwo yananirwa iby'abagihumeka. Imana ibaho umugisha. Iri ni ryo jambo umwuka w'Imana yambwiye kugira ngo nongere nkubwire ngo niba hari icyo umwuka w'Imana yakubwiye, cyizere kizabaho. Wishidikanya, utamera nk'uyu mugabo wabwiwe ngo kubirebesha amaso uzabirebesha amaso ariko wowe ntuzabiryaho. Biragatsindwa rero ko wagira gushidikanya ikintu Imana yakubwiye inezerewe ikubwira ko izakugirira neza, ahubwo yitegereze wishimye. Kandi nk'uko ijambo ry'Imana twasomye mu minsi yashize ryatubwiye ngo icyo Data wa twese dushakaho muri Kristo Yesu ni ukubaho dushima iteka ndetse no guhora twishimye no gusenga ubudasiba. Kora ibyo ngibyo, wishime iteka kandi uhora ushima Imana ndetse usenga ubudasiba, ubundi uyirindire, uyitegereze, umere nka wa muririmbyi yibwire ngo hari icyo wambwiye Mana nicyo ntegereje, ndindire ko gisohora. Izina ryayo nirihimbazwe. Rero reka dufatanyirize hamwe dusenge kubwira ijambo. Mana turagushimiye, uri inkuru, urera, urakiranuka. Tugushimiye yuko uri Imana itabeshya, tugushimiye ko utari umwana w'umuntu ngo wivuguruze ku cyo wavuze. Uwiteka ko no kugikora uzagikora, izina ryawe nirihimbazwe. Ushimiye ku bwa mwene data uri kureba iri jambo, kuba ageze uyu mwanya akiri kureba, ni uko Uwiteka hari icyo wavuganye nawe kandi akikirindiriye. Turagushimiye rero ko uzagisohoza nk'uko umuntu w'Imana Elisa ibyo yabwiye umwami wabisohoje. Data wa twese mwiza, bikandikirwa b'iki gihe natwe turimo, kugira ngo turusheho kukwizera kuko uri Imana itabeshya. Turindira ibyo umwuka wawe wera yavuganye natwe, turindira ibyo Uwiteka watubwiye, turindiriye ko uzabisohoza kandi tugutegereje twishimye, kandi tugutegereje tugushima, tugutegereje tugusenga kuko ari we ukwiriye gusengwa ndetse no gushimirwa. Urakoze rero, nukomeze urinde ijambo ryawe muri twebwe, urinde ubugingo bwacu n'imibiri, uturinde icyazadutandukanya nawe, icyazadutandukanya n'ubugingo. Mu izina rya Yesu niko twisabiye hamwe n'abacu. Urakoze Mana, tubisabye twizeye. Amen. Tuzabonana ubutaha bakunzi b'ijambo ry'Imana. Imana ibahe umugisha kubwo gutega amatwi iri jambo, kandi niba ari ubwa mbere ntugende udakoze subscribe, wifatanye nanjye gukora uyu murimo. Kandi niba hari n'inama n'ibitekerezo wampa, ntugahweme kuzimpa. Murakoze, tuzabonana ubutaha ndetse mwibuka no kunsengera. Bye bye.